ku cy'u Rwanda rwego Kristo turi kwerekana uburyo mu by'ukuri iki ni igikorwa cy'umugisha kuba umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaravuze ngo Yesu Kristo niwe mwami w'u Rwanda utitaye ku bindi babivandimwe utitaye no ku zindi filozofi zazamutseho kuba umwami ufite ubushobozi ufite uburenganzira avuga ngo u Rwanda rweguriye Kristo hari nko yavuze ngo giye Mutara Karori Leo Petero Rudahigwa ndapfukamye ngo nemeze ko Kristo umwami ari wowe mugenga w'inteko y'u Rwanda ukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo nyumvire mu bavandimwe bayobozi mujya kuraguza bayobozi mujya mwisunga bapfumu muzamukubitwa hasi kandi turabazana mu mujya kuraguza amahoro y'Imana nayo muri mwebwe mwese muri kudukurikirana mu iki kiganiro muri ya programu n'ubundi yacu n'abagenda Rwanda Mission turabashimiye mwese rero muri turabashimiye mwese muri gukunda iyi programu kuko iyi programu ko twayivuze igamije guhishura imigambi Uwiteka afitiye kino gihugu kihe cy'u Rwanda rero mwese muri gushimishwa nirihishurirwa mu by'ukuri natwe biradushimisha mu bitubwiye rero n'umugisha ukomeye cyane kuba mutuvuga ngo u Rwanda rwacu u Rwanda rw'umwuka ruri guhishurwa n'ukuri natwe n'umugisha kuri twebwe rero mu by'ukuri muri umugisha kuri ngewe kuko namwe muri kumva ko ndumugisha kuri mwe rero mu by'ukuri mureke wamugane tushyira hamwe dushyiramo imbaraga dushyiramo ibitekerezo iyerekwa ryaguke kuko niba mu byumva ntabwo iringiri ari iyerekwa ry'umuntu mu by'ukuri oya ni iyerekwa ry'umuntu umwe ibintu tuvuga n'ibintu biremereye ni ibintu bireba igihugu muri rusange ni bireba abanyarwanda aho bari hose ku isi rero Rabagenda Rwanda Mission mwumva ko ntago ari rwose ari akantu gatoya k'umuntu umwe bwo ni ikintu gikomeye cyane Imana yaduhaye kandi kireba bose kuko mu by'ukuri niba turi kuvuga Eden mu Rwanda ntabwo izaturamo umuntu umwe ntago ari umuntu umwe irimo imigisha yose iri muri Eden ntabwo ari iby'umuntu umwe ikindi nk'ubu turi kuvuga kuki ubu turi kuvuga ku Rwanda rwego Kristo u Rwanda rwego Kristo bikozwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'u Rwanda rwose ibi ntago ari programu y'umuntu umwe ariko nyine Mwuka Wera aduhagurutsa yatubwiye yuko igihe gishize ari kinini cyane nk'ibintu bikozwe u Rwanda rwego Kristo ibintu byinshi cyane ndi kuvuga biri muri Bibiliya ariko byari bihishwe rero ko Imana yabishuye nuko ari igihe cy'Uwiteka kuko ni ya migambi nyine kandi muzi ko buri munsi uko ijambo ryahishutse uko amateka yishuka uko kuri guhishuka abantu batangiye kugenderamo hari ijambo rivuga ngo ukuri mugize gute ukuri mu gusohoyemo abari ko mukurikiza iryo jambo murabizi ko riri muri Bibiliya rero hari ibintu bitangaje buri munsi hari ibintu bitangaje ariko ikintu nanone kidutangaza n'uburyo mu by'ukuri usanga bisa nkaho bipfundikiye bisa nkaho bihishe bisa nkaho bititaho ariko ari ibintu birebere mu by'ukuri nk'iki kintu turi kuvuga cy'uburyo u Rwanda rwegwe Kristo rero twarabitangije ubushize twakoze introduction turi gusobanura ku cy'u Rwanda rwegwe Kristo turi kwerekana uburyo mu by'ukuri iki ni igikorwa cy'umugisha twitwaje hari ijambo twitwaje riri mu Bakorinto ba kabiri Abakorinto ba mbere 12 umurongo 3 aravuga ngo nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni kivume kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera nta muntu ubasha kuvuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera n'umwuka uri buguteye kuvuga ibyo bintu ariko agakroze nshaka gusobanura aho ngaho karimo nuko wenda se aravuga ngo ubwo bivuze se ko umuntu wenda se ubivuze akijijwe ari uw'Imana oya uwe ubivuga wese ntago ikimuteye kubivuga kumuka wera ashaka kugupusa ukavuga ikintu ugakora ikintu kizana impact ku isi twumva kandi none ntabavuga ngo Yesu ni ikivume ahibwije n'umwuka wera ntago bishoboka ubu ufite undi ugeze gute wabikubwirije so rero kuba umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaravuze ngo Yesu Kristo niwe mwami w'u Rwanda utitaye ku bindi babivandimwe utitaye no ku zindi
filozofi zazamutseho n'ibindi bitekerezo bitandukanye byazamutse bitewe n'abantu mu nzego barimo mu buryo butandukanye, ibyo bagiye bavuga twega bemera ko bira ijambo ry'Imana kuba umwami ufite ubushobozi ufite uburenganzira avuga ngo u Rwanda ndweguriye Kristo we mwami w'abami nanjye n'umwami wanjye. Uri kumva icyo ntago ari ikintu cyoroshye mu by'ukuri, ni gahunda y'umwuka wera. Ibyo bintu yabibwirijwe n'umwuka wera ngibi nyine tubisomye he mu Bakorinto ba mbere bice 12:3. Kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu n'umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Abantu bose bavuga ngo Yesu n'umwami baba babibwirijwe n'umwuka wera, ariko simvuze ngo bakijijwe. Yesu yigeze kuvuga ngo muri Mateyo 7 hano bavuga ngo henshi bazavuga ngo mwami 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 mwami. Uri kumva kandi ngo kuvuga mwami mwami byatumye bakora ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu n'iki. Simvuze rero ndashaka kugira ngo nkosora abantu bavuga ngo nose ngo bisashe kuvuga ko uretse ko uyu mwami nta n'icyamushinja n'ibingibi yakoze n'umwuka wamuyoboye n'umurage yatanze urakomeye cyane. Uri kumva nta nubwo ngiye kumushinja rero ibindi bivuga ngo se ngo bivuze ko azajya mu ijuru. Imana yamuhaye iyi gahunda, Imana yamuhamagaye niyizibye urubanza rwose ngiye kuruca, ariko icyo ndi kuvuga iki gikorwa cy'indashyikirwa, iki gikorwa cyera bigize gute yakoze. Rero kuvuga ngo u Rwanda rwerijwe Kristo bivuze iki? Kwegurirwa twarivuze, kwerezwa, kwegurirwa no kuvuga ngo u Rwanda rwerejwe Kristo. Ubundi buriya mu by'ukuri mu maso y'Imana u Rwanda no Rwanda, u Rwanda rurera, buriya n'abanyarwanda bose barera. Barera nicyo yarakoze, ariko iyo abantu badagurutse ngo bakire icyo kintu, narabivuze ubushize nkuko bibiri bivuga, na Yesu Kristo yaraje amena amaraso ye atanga igitambo kimwe cy'iteka ryose. Abantu basoma Baheburayo 10:10 haravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa ngo tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Urumva igitambo cya Kristo cyatwejeje inifu wa protute once for all, rimwe bihagije iteka ryose. Ariko se ni bande bakiriye kugakiza? Ni bande bakiriye uwo murimo? Ni bakeya. Ababyakiriye no bakijijwe. Narabivuze ni nko gufata ibiryo ukabitegura rwose, ukabitegura ukabishyira ku meza ukavuga ngo rero muteye ntambwe muze murye. Bamwe bakanga abandi bakabisuzugura. Uyu munsi ibibazo dufite nk'igihugu cy'u Rwanda ngira ngo nyuma y'i declaration yakozwe mu by'ukuri ngira ngo ibyinshi cyane nitwe twabyiteye. Kubera iki? Kindi kuvuga nshingiye kuri declaration. Iyo uyu murage yasize uza kugenderwamo, idini rikicara rigahuza na leta bakumva iki kintu, mu by'ukuri hari kuba kujya gute gusagamba, hari kuba gutunganirwa, abantu bagatunganirwa bagasagamba bakagubwa neza. Ariko nkuko nkuze kwivuga leta isa nk'iyakoze ikireba, kuko ko yarateye intambwe kavuga ngo uyu nguyu mu bushobozi natwe dufite, umuntu wafashe u Rwanda akarugira akarwegura Kristo umwami w'abami, natwe nka leta y'ubumwe cyo dukoze tumugize umwami, tumugize intwari, niyo ntwari y'imena mu bami bose. Ngira ngo idini iyo ritava muri bya bitotsi, iyo riva muri bya bitotsi ryiberamo, idini riyo mu bitotsi ryiberamo mu guhunikira ntazo ko, ariko iyo riza kubikora kavuga ngo natwe rero ubwo uyu nguyu ari we wakoze igikorwa cyo kwegurira u Rwanda Kristo n'abanyarwanda bose akabigura Kristo, natwe ndetse na leta y'ubumwe gakora iki ikaba uyu nguyu imugize intwari, natwe sasa reka twege exploiter iyi mirongo washyizeho, ubundi dukora iki tuyisengeremo, dusenge muri ijambo, duhagararire muri umurage dusigiye. Mwari kubona u Rwanda ya Edeni noneho yari ku Edeni kabisa, ko twarabonye ko mu by'ukuri cya gikorwa yakoze gisa nk'icyakoze iki cyagaruye u Rwanda muri wa murage warwo uhereye mu irema. Ya Edeni yari ihishwe, rwa Rwanda rwagiye rwigarurirwa n'izindi mana n'ibindi bigirwa mana, ubuyobozi bwarwo bukagira gute bugasa nkaho buhumanijwe n'iyo mitegekere, dore ko ngo ingoma zabayeho ngo hariho ngo n'urwego rw'iki ngo n'urwego rw'ubupfumu. Ibyo byose byagiye bigiye gute byangiza u Rwanda. Mutara wa gatatu wageze gute yarabibambye abivanaho abikuraho, araje adusigira u Rwanda ajya gute arwegurira umuremyi warwo Yesu Kristo. Idini risinziriye, ariko nkibaza idini rivuga ngo ngashaka gutera imbere, ngo ashaka kuzana ububyutse, ngo ashaka kuzana impinduka. Mwazana impinduka gute mu by'ukuri mwibira mu bintu bidahuye n'umurongo w'ijambo ry'Imana? Mwazana impinduka gute dusa nk'abagendera mu mwijima tutazi niyo tujya? Ariko ngira ngo wenda se ko kuvuga gutyo ntimundakarire no kubakangura, kuko nicyo Rabagena Rwanda Mission igize gute igamije. Ngira ngo tunyuze mu magambo makeya ibyo yagiye avuga, hari nko yavuze ngo giye Mutara Karori Leo Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko Kristo umwami ari wowe mugenga w'inteko y'u Rwanda,
ukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyumvire mu bavandimwe, ndikuvuga iki kintu, ngiye Mutara Karoli Leo Petero Rudahigwa, Karoli Leo Petero niryo wabatijwe, ndapfukamye ngo nemeze ko Kristo umwami ari wowe mugenga w'inteko y'u Rwanda. Bavandimwe, niwe mugenga w'inteko y'u Rwanda. Ibindi bintu bishaka kuzamo burya nuko itoro turangaye kibikwiye kuzamo. Niwe mugenga w'inteko y'u Rwanda. Yesu Kristo mu by'ukuri ngira ngo hari mbere yuko n'inama ziba n'iki bakavuga ati mugenga w'inteko y'u Rwanda, turakubashye tugukize hejuru kare uyu Rwanda kabisa rurabagirana. Ngo ukagoma no kutubera umuzi ushingiwe n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Njya numva abantu benshi bo mu bupfumu nahe ngo babashanga ngo kuzamura karica. Uretse twabivuze twebwe umuco umurage musekuruza w'Abanyarwanda, umuco wa mbere w'umwimerere ni umurage kwa Abraham. Tuzagenda tujye tubyerekana nabyo. Ibi ngibi nabyo Mutara wa gatatu yagize gute yaje gusuhuza. Rero bavandimwe, sinzi impamvu ibintu bitumvikana. Niwe ugomba kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Ibi ngibi mu by'ukuri nta nako tubibwiye idini gusa, n'abategetsi nabo babyumve. Ibi nta tegeko ryatorwa ngira ngo nta muntu n'umwe uravuguruza umwami. Ibi bintu leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bikwiye kwibukwa. Aya masezerano umwami yagiranye n'ijuru agasubirwamo. Niwe ntwari dufite, namwe kutubera umuzi ushingiwe n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Ngira ngo ibi bintu leta y'ubumwe nayo nimenya ntabwo izanyeganyega, ntabwo yanyeganyega. Ariko nka cacu duhagurutse tugasenga, tukanibutsa aya masezerano yakozwe, ngira ngo babwire leta y'ubumwe yagize gute yakatungana mu by'ukuri yakinjira mu murage wayo. Sinzi ibintu bifite imbaraga zikomeye cyane, bifite imbaraga zikomeye. U Rwanda rube umuzi, bambe Kristo abumuzi, abumuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Urumva rero bwa butegetsi bwa mbere bwa bushingiye ku kikundagu kupfumu bari burangiye, kandi ba butegetsi bwari bwarahumanije u Rwanda. Iriya ngoma ya cyami, ingoma ya cyami vrema imitegekere yayo yarahumanije u Rwanda. Abashaka kumenya neza bazasoma iki gitabo birimo harimo gahunda zitari zo kuri imico ngo yo kunywesha abami, yo kwica abami kitageze, imico n'ibindi bintu byinshi cyane kabisa. Uriya mwami yataza kudukiza ngira ngo n'ubu ngubu tukiri umwijima w'icuraburindi. Yes yego abakoroni baraje bashyira kabo barushaho no kudushyira umwijima w'icuraburindi, ariko ngira ngo systeme mu byo mwuka iki kintu umwami yakoze yaratutabaye, yaratuzuye kabisa. Ngo Kristo umwami niwe warwiremeye. Ndikuvuga amagambo agiye subiramo. Kristo umwami uru Rwanda niwe warwiremeye. Iyo tujye mu mateka yeje ubundi mu 1900 tuba ngo u Rwanda ngo duko rwaje tukarufatiremo ugasanga amoko arazamutse n'ikindi. Ariko uru Rwanda Kristo umwami niwe warwiremeye. No mu bakruseri bavuga ngo niwe waremye byose, niwe muremyi waremye ijuru n'isi. Ye niwe wiremeye u Rwanda, niwe waremye Edeni, niwe waremye n'ingoma n'ingobyi, aremera mu muntu wa mbere. Uyibi Mutara wa gatatu ari gukora wa mugani ni umukara wa mujeho. Yes umva ikindi, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe. Abategetsi b'u Rwanda sibyo bategetswe kujya gute kugenga u Rwanda mu izina ryande rya Yesu Kristo. Bavandimwe, nje ndi kuvuga ibiraho ngaho byemejwe, ndi kuvuga ibiri muri file, ndi kuvuga ibintu byemejwe na leta y'ubumwe, ndi kuvuga ibintu byemejwe n'umwami, ndi kuvuga ibintu biri mu madosiye y'igihugu. Uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe. Abategetsi bose bakagomye kuyobora mu izina ryande rya Yesu Kristo. My God, ibintu tuzabisubiramo buriya mu minsi iri imbere. Ndashaka yuko tuzabinonosora na pastor mugenzi wanjye. Mu by'ukuri ibintu birakomeye cyane. Ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Uri kumva? Ari kwivugira uriya mwami wa nyuma ngo Imana yagomeje kurugwiza, sibyo? Kuriya kurugwiza rwaguka ngo uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Nawe ari kwemera yuko za ngoma bye babayeho bataramumenya, sibyo? Ariko ari kubyemera. Ndimbuka mu byakozwe no 14:16
Paul ari kuvuga ntabwo yavuze ngo mwabantu mwe ntabwo yaje ngo mwanjije imwe ngo maze mutazi imana y'ukuri imana muri gusenga ugirwa mana. Ntabwo Paul nawe yakoze gutyo. Yaravuze ngo ari nayo yakundiye amahanga yose mu bihe byashize kugendera mu migenzo yayo. Sibyo? Imana yakunze yuko ibyo bintu bibaho ko nyine igihe cy'umucyo cyari kitaraza. Erega kujijuka kwari kutaraza. Rero urumva ibyo bihe byose byageze gute byarabaye. Imana irabyemera. Na Rudahigwa asubiyemo ngo ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Umva ngo igihe wabirindirije ubonye kigeze uruakogeramo ingoma yawe uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahama abeshaho iteka ryose. Igihe kigeze rero kirasohora. N'uyu munsi igihe kirageze. Ubu tuvugana harenze imyaka 70 ejo bundi 2016 twarimo twizihiza anniversaire imyaka 70. Baye ifite ikintu bivuze. Ikintu bivuze ku myaka 70 yarishize. Harimo n'ubuhanuzi buremere cyane bwagomba gusohora. Ari mpamvu umucyo uri gutambika ntago bazi ibintu biri kuba, ntago bazi ibintu biri kuba. 2016 habaye iki? Bavandimwe. My God, ari ibintu bikomeye cyane cyatugana no twicaranye. Rero ngo igihe wabirindije ubonye kigeze uruhakogeramo ingoma yawe uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri n'amahame abeshaho iteka. Twihute. Natwe abanyarwanda twese twemeje kumugaragara ko tukuyobotse ukaba uri umwami wacu. Natwe abanyarwanda twese twemeje kumugaragara ko tukuyobotse. Abanyarwanda twese hatavuyemo n'umwe. Bavandimwe. Reka twikomereje. Urumva iki gihe rero iherezo mu by'ukuri ry'ingoma nyiginya ryarirangiye, iherezo ry'umwuka wewe cyami ryarirangiye. Ibisijya bishyize iherezo n'umwami ubufite iki ubasha. Ako nukuri pe turi kwima ibyiza, turi kwima imigisha, turi kwima imigisha ishinye muri iki gihango. U Rwanda rufitanye n'ijuru, rufitanye n'Uwiteka. Ariko nyine niyo mpamvu yarabagera Rwanda. Twakiranye icyubahiro amahame yawe abeshaho y'ubwami bwawe. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. U Rwanda uri kumva ukwiye kwakirana icyubahiro. Umwami yabikoze. Natwe dukwiye kwakirana icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bw'Imana. Andi mahame yose ashingiye ku mikorere ya Satani ariyo mana iki gihe agakurwaho. Aya mahame yakiriwe, uyu murage wari wakiriwe, siko byaje kugenda. Siko byaje kugenda. Ariko bavandimwe igihe kirageze. Mwimanye ngo wahe igihugu cyanjye cyose aho abo tuvindimwe nanjye ubwanjye. Abo tuvindimwe abavindimwe. Uyu ni umwami n'abami bose akomokaho. Za systeme za mbere n'abami bazo n'abanyarwanda bo n'abavandimwe abegure Kristo. Ibindi byose abibambye ku musaraba, kuko Kristo birabambwe azanye ibishya muri Kristo. Umva umurage yahaye umuryango nawo ni umurage mwiza cyane. Yaravuze ngo abagabo barutuyemo ubaho umutima w'udacogora mwishaka barurwanira byo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira zibajijura zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Kumva cyaje nyine bavugaga Mungu nta kibazo. Ukumva ubavanemo ubunebwe bavanemo kiniki n'izindi ngeso zose zo gusenga. Bagabo b'u Rwanda mwumve umujye twasigiwe. Bagabo nyine numva mwitarika mushaka kugaragaza ryangombe za hano hakurya. Yani imico yanduye mu byukuri ntago ari umucuriye. Yani imico yanduye umuco w'ukuri nguyu twasigiwe n'umwami. Abagore ubaho umutima w'udahinyuka barubere mu nteko barutegera urugori barere neza abana waduhereye kurugwiza barema imitima yabo bayishyiremo icyubaro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingorero zarwo zose uzikomerezemo amahoro. Abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. My God, wow. Umva umurage asigiye abagore. Madamu ndi kwihuta kuko iyi gahunda ntabwo tuyitindamo cyane, ariko nshaka ko tuzajya gute tuzayitindamo tuzayisesengura na pasire bagenzi banjye mu minsi imbere. Umva umurage asigiye abayobozi. Abatware ubaye kurutegekana ubutabera
barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranije n'ubutungane watwigishije ubwabo ubakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani muri kumva kwirinda ingeso za gipagani zazindi zose zo kwangana no kwirema mu bice n'inzangano byatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana abo n'abayobozi turi kubwira bambe ari kubwira mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije abayobozi sibyo bose bagomba kumviriza inama baho bayoborera umwami w'abami bayoborera Kristo umunyarwanda muyobozi uhagaze umva utari kuyoborera ndi umwami azajya bikubaza kandi abenshi muzamubona ibintu bibabaho ariko ngubu nicyo tubereho nk'itorero turi kujya gute kongera natwe guhagarara mu mwanya wacu tukabibutsa ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwanga mugayo bayoboze mwumve ibi birabareba mwabishaka mutabishaka iri sezerano ribari rwisirikira muri iki kirere rikumva yo ntaho ryagiye wasinzira waryibagirwa ribari rigusirikira muri iki kirere gute risoza ibyaryo kandi na marayika w'Uwiteka ari nyuma y'ideclaration ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye ubatsindire kurwana n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu numwe mu Rwanda rwawe nta muntu numwe ugomba kurengana muri Rwanda abayobozi mu byumve ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe muri kubyumva mwavanweho iki imigenzo yose ya gipagani inyuranije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe bayobozi mujya kuraguza bayobozi mujya mwisunga bapfumu muzamukubitwa hasi kandi turabazana mujya kuraguza mugasanga makubiswe hasi tuma mwatewe n'iki mwatewe no kurenga iki iri sezerano ndabagira inama mwibuke yuko nta ndahiro nta mupfumu numwe nta mbaraga z'umuyobozi numwe nta mbaraga z'ubugambanyi namwe bwashoboka biri hejuru iki y'iby'umwami yakoranye nande yakoranye n'umwami Yesu Kristo umuyobozi wese uzagera muri declaration azatunganirwa sijuri kubivuga ngibi mugabo ni gahunda irabagirana Rwanda Mission iri kubakebura intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka nibyo turi kubabwira ariko turi intumwa z'Imana reka nabazanywe no kuyobora inzira ibyerekeye amajyambere natwe bene gihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari we tuyikorera zaba intumwa ryaba itorero ry'Imana cyo kuvuga itorero ry'Imana sibyo yaba abayobozi yaba n'ubutegetsi ngo twese dushire hamwe dutunganye imirimo yacu dukore kumva za nkingisha atajye gute ariko zihuza ya nkingi y'itorero ya nkingi y'ubukungu ya nkingi ya politike zose zikorere hamwe ngo bakorana umwete dukizeho umwete ari wowe tuyikorera buriya abanyarwanda twese sibyo twiripotinga imbere yande Yesu Kristo afite marayika ubureba impamvu abantu dushaka kuzana ibindi ubugambanyi imitekerereze mibi ya mitekerereze nanone ya mbere yo mu ngoma za kera irimo zanda gutya tubabwira bira byose byarabambwe umutegetsi uzumva iyi declaration umunyedini wese uzumva iyi declaration akayigenderamo muzatunganirwa ariko bantu musinzira satani akabasinziriza abandi mukisinziriza dore isezerano riba riri hejuru riri gusirikira na marayika ari kurikiye wa Peter kushoto wanyura imoso akugukubita wanyura iburyo ugahabwa umugisha ibi ngibi tuzagera tubikorana rize tuvuga ngo se mu byukuri nibyo koko abantu bari kunyura mu murongo bari guhabwa umugisha abantu bafite imyumvire ya kera ishingiye kuri umwijima ari gukubitwa uzasanga ari ibyo neza tuzakora ama debate tuzakora ibiganiro n'abantu batandukanye tuzabibereka dore ko noneho igikomeye ari uko turi mu gihe gikwiye cyo kura kubiteka reka rero declaration tuzakomeza ubutaha ariko bavandimwe igihe gikwiye cyo kura kubiteka cyarasohoye n'ikindi turi kubabwira imyaka 70 irashize burya karindwi nawe ifite kivuga kuba
iyi declaration igarutsweho cyane tukabyandika mu bitabo binini nk'ibi ngibi sibyo tukaba turi muri analyse yabyo tukaba turi kubyumva neza kandi tubona n'ibimenyetso bigaragaza yuko mu by'ukuri ibi ngibi ari ukuri ibi ni ukuri uyu mwami yarashorewe n'umwuka wera n'ijuru ryamufashe rimutera gukora iriya declaration abafite byo indi mitekerereze ya mentalite ngo ni ibintu ngo by'abakoloni ngo nabashatse kugurisha ngo Rwanda na Kiliziya ibyo ngibyo birabareba ni imitekerereze yanyu twe tuzi Imana n'imikore yayo tuba tubona iki tuba tubona ikijuru ushaka gukora ariko none rero tukashimira leta y'ubumwe nayo yashoye n'umwuka wera umwuka wera washoye mutara wa gatatu rudahigwa akegurwa na Kristo ni nawe washoreye leta y'ubumwe ni wayikoresheje akora iki leta y'ubumwe imugira intwari rero ikintu kibabaje nuko itorero risinziriye idini rasinziriye sinzi aho riba ariko naryo nirikanguke kuko twabonye ko guhuza kwaryo za nkingisha tuzikuneze gahura Imana izasoza uyu murage wayo u Rwanda tukinjira mu murage wacu tukarabagirana tukabaho tutikanga ikibi kuko isezerano ridushyira mu burinzi bukomeye cyane satani bari akora irigare satani akora mu buryo butemera amategeko n'umwanzi wese uri inyuma y'intuza akora mu buryo butemera amategeko impamvu abantu bose badashaka kujya mu murongo pe sinabizeza gutunganirwa kuko baba bagomeye isezerano bagomeye umwami muremye bagomeye isezerano riri muri iki kirere kugira ngo isezerano rizabe muri iki kirere nuko bizasaba undi muntu ntago navuga president oya umwami wakora iki muri make ufite competence zane z'umwami akora iki akaba ngo ryasezerano natwe mutara gatatu yakoze yegurwa na Kristo iyo sezerano dukoze iki natwe turihinda ubusa hakabaho ibirori nk'ibyabaye bakanga ngo turikuyeho ariko ngira ngo ntago byaba nta no wabikora kuko uwabikoze yabikoreshejwe n'umwuka wera na leta y'ubumwe yamugize intwari nayo yabikoreshejwe n'umwuka wera ahubwo rero natwe itorero dukoki tukanguke tugendere muri uwo murage rero turabakunda cyane ibyiza byo biracyahari byinshi cyane kuri Rabagenda Rwanda Mission ashaka nimero zanjye no kujya bamvugisha bazirebaho n'ubundi zirahari ariko n'ubundi wese ntabagoye ababazifuza byihuse ni 0785 665 4820 0785 665 4820 sasa rero ngaho reka tubareke mugubwe neza Imana bahe umugisha amen amen amen